njya mbivuga ko mu mujyi navukiyemo nakuriyemo ntabwo wavuga abantu barwanyije MRND ngo uvuge abantu batatu utari wamvuga nubwo nari mutoya mu gace rwose hari Rwamagana iwacu. Rero ikintu kirebana n'itegurwa nanjye ubwanjye ndi umugabo wo guhamya ko nabonye itegurwa rya jenoside. Nari umwana cyangwa navuga umusore nari ngejeje mu myaka 20 mu gitero cyaje iwacu harimo abo bantu tungana bize twiganye cyangwa bize hasi yanjye kandi bamwe bari n'abakene. Yewe miterere yanjye kera ntabwo najyaga nambara umwenda watangiye guhinduka ukuntu mu myaka 18 na abo bantu barimo abo twiganaga najyaga mfata nk'imyenda nkayiha abo bene wabo cyangwa hari nk'umuntu waje n'intera hamwe icyo gihe yari yambaye imyenda yanjye ariko atari yo yasahuye ahubwo ari yo nahaye papa we nahaye se. Eka tubaye ikaze nanone kuri channel yacu ni Mugi Rwanda, ni YouTube channel ibagezaho ibiganiro byiza kandi mukomeje kutwereka ko mwishimira. Reka nkwibutse rero gukora subscribe mbere yuko dutangira kino kiganiro kugira ngo uhite ubona n'ibindi biganiro byinshi biba byaragiye bitambuka. Reka nanone rero tubabwire mukomeze kwihangana mukomere muri iyi minsi turi kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. ni ibihe biba bitoroshye, ni ibihe abantu basubiza amaso inyuma bakareba amateka yaranze u Rwanda, ni ibihe kandi n'abatayazi babasha kwigiramo bakamenya byinshi ku mateka y'u Rwanda ndetse n'amahano yabaye mu Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi. Hanyuma rero imbere za kamera ya Mugi Rwanda ni turi kumwe na Philippe. Ntabwo ari ubwa mbere Philippe hano ni mu rugo. Yego ndabaramukije abakunzi ba channel Mugi Rwanda. Nitwa Philippe Bugingo. Nkunda kwivuga mu izina ry'ikinyarwanda. Ubundi abandi dukunda kuganira mbabwira ko ndi Bugingo bwa Mutamoro rugambara rwa Sebugigi bwa Kanyabigege. Ayo nama sekuruza yanjye niko abanyarwanda bivuga. Imana se iracyagutije ubugingo? Imana ntago ari ukuntiza. Imana yarampaye buriya. Imana yaduhaye byose, yaratwihaye ubwayo. Yego. Yesu Kristo niwe wababwiye ati ko mwe muri babi ariko mukamenya guha abana banyu byiza, ati data we yaburate kubaha. Yego. Ngayo nguko rero nuko nguko tuba dutangiye. Abavandimwe twese abanyarwanda dukomere, warubikomojeho ko turi mu bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ibi ni bihe ngaruka mwaka bizahoraho tuzakomeza dukomere rero kandi dukomere twiyubaka. Yego twiyubake cyane rwose. Hanyuma dutangira ikiganiro cyacu. Hari byinshi tubona abantu bavuga kuri jenoside yakorewe abatutsi, nta nubwo twakwirengagiza ko hari abayigoreka nkana bakavuga ibyo bishakiye, bo bazi ko bari gusobanura jenoside yakorewe abatutsi ariko bakayigoreka bitewe wenda n'inyungu zabo bwite bafite. Uyu munsi turi kwibuka ku nshuro ya 32 ni iki abantu bakabaye kuba bamenya kuri jenoside yakorewe abatutsi ariko wenda twavuga ko bamwe babwirwa abandi batabwirwa? Ni ku nshuro ya 32 na kabiri. Kubirebana no kugoreka uvuze, icyo ni ikintu kitari impanuka. Abahanga bazi bya jenoside basanze ari kimwe mu bice biyigize. Guhakana jenoside ni ibintu nabyo biba byarateguwe ndetse binakorwa n'igihe birimo ibaho
iryo hakana naryo riba ryaratangiye. Ni nayo mpamvu ubwicanyi bukorwa icyo gihe babushakira ayandi mazina, bakavuga gukora, bakavuga bagashaka nyine gukoresha imvugo ziterura neza ibirimo bikorwa kugira ngo igihe nikigera bazazimanganya ibimenyetso nyine bavuge ko nta byabayeho. Ukuri nyako rero gukwiye kubwirwa, n'impamvu icyo ari ikintu gikwiye gushyirwamo imbaraga. Ubu ngubu jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda imaze imyaka, iyi ngiyi umaze kuvuga ibaye, ni imyaka irenga 30, ni myinshi. Abari bakuri icyo gihe ari abayikoze, ari abayikorewe wenda itahitanye yagizeho ingaruka, abenshi muri bo baratambutse cyangwa barimo barasaza. Hari rero icyo bita generation izagera usange ntihariho umuntu n'umwe wayirebyeho. Birumvikana ko ubwo none habayihakana bazaba bafite imbaraga zikomeye cyane, bashobora no kuvuga bati nta yabayeho rwose, ni amateka y'amahimbano. Rero twe tukiriho noneho uyu munsi, reka tugire imbaraga tuyivuge, tuvuge ukuri kwayo. Ngewe ukuri navuga icyambere nuko jenoside yarateguwe muri bya bindi nyine byo bita denial, biba byarateguwe binakorwa no mu gihe irimo gukorwa, bashaka gusibanganya ibimenyetso byose byerekana ko icyo gikorwa kirimo gikorwa hari igihe cyateguwe. Mujya mwumva hari abavuga ngo ejo bundi naramwumvise umugabo sibwo yarakibivuga, ariko nabonye bagarura filime ye, audio ye, nako ni video, avuga ngo uwitwa Ngirumpatse Matayo ni umuntu wari ukomeye cyane, wize amashuri menshi no hanze y'igihugu, wakomeye, wabaye mu buyobozi bw'igihugu kiriya gihe nyine jenoside yategurwaga n'igihe yashyirwaga mu bikorwa. Yaravuze ngo ntabwo ari abantu bicanye, ngo ntabwo ari ubwicanyi, ngo ni abantu barwanye. Urumva umuntu iyo avuze atyo akabivuga nk'uyu munsi, umwana umwumvise atagize ikindi kintu abwirwa ku mateka y'ibyabaye, byaba bisatira ko bizahakanwa koko bigakunda. Niba umuntu avuze ko abantu bagera kuri miliyoni bishwe atari ukwicwa ahubwo barwanye hanyuma bagapfa, ubwo bakabaye hari miliyoni nyinshi ahubwo zapfuye, kuko niba abantu bangana na miliyoni barwana, nakoreka ne kwibanda ku ijambo rye yavuze, birumvikana ko no gupfobya kandi no guhakana. Noneho rero nari ntangiye mvuga ngo twebwe abariho uyu munsi kandi tugira amahirwe, sinzi niba twagize ibyago byo kubona ayo mahano, ubu ni inshingano yacu kuvuga ukuri tukiriho, kuko hari igihe tuzaba tutakiriho, umuntu aragenda agatambuka hakaza abandi. Rero ikintu kirebana n'itegurwa, nanjye ubwanjye ndi umugabo wo guhamya ko nabonye itegurwa rya jenoside. Nari umwana cyangwa navuga umusore, nari ngejeje mu myaka 20 igihe jenoside yabaga. Rero nari mfite nanone no kuba narakurikiranaga politiki. Hari umuntu bariho ariko akaba nta kintu yitayeho. Rero politiki narayikurikiranaga cyane ku rwego rwo hejuru. Njya mbivuga ko mu mujyi navukiyemo nakuriyemo, ntabwo wavuga abantu barwanyije MRND ngo uvuge abantu batatu utari wamvuga, nubwo nari mutoya. Mu gace rwose hari Rwamagana iwacu, byanze bikunze izina ryanjye icyo gihe ryari rizwi, ryaravugwaga. Nari mutoya, urumva nari urubyiruko, nari ndi mu cyiciro cy'urubyiruko. Mba mbyumva cyane iyo bavuze ko urubyiruko ari imbaraga z'igihugu, rukwiye kuyoborwa neza, kuko iyo ruyobowe nabi rushobora kwangiza byinshi. Ubwo nari ndi ku ruhande rw'abarwanya ibyo, ariko hari abandi benshi twari duhanganye, twanganaga mu bukuru cyane. Rero ungaruye, eka tugaruke kuri abo bajene. Icyo gihe wari umujene uri mu rungano rwawe, barimo kubatoza kukwanga, reka n'abandi. Yego, hanyuma wowe imbaraga wazikuraga he zo kujya kurwanya
cyane ko unkeka ko umubare wari munini wabo wowe uri umwe, imbaraga zavaga hehe cyane ko bo bari banashyigikiwe n'ubutegetsi bwari buri? icya mbere imbaraga niyo zidahari ushobora kurwana zitanahari, cyane cyane iyo uri mu barengana. Iyo umuntu ari ku ruhande rw'abarenganywa aba yumva ko byanze bikunze agomba kugerageza akarwanya ako karengane uko byagenda kose, kuko ari we ari mu bo kareba. Imbaraga rero ntabwo zari zihari nyinshi mu by'ukuri. Icyo navuga ni uko na nke zari zihari, icyatumye ziboneka ni uko hanze hari RPF yatangiye urugamba rwo kubohora igihugu. Hariya habaye imbaraga cyane cyane cyane, nubwo zitasaga nkaho zigaragara, ariko hari ugutinyuka kuri bakeya babashaga kubwira ubutegetsi bwariho icyo gihe, niko twabwitaga tuti ibi ngibi ntabwo tubyemera. Ako karengane n'ubundi kazamutse cyane cyane bitwaje urwo rugamba rwari rutangiye, ariko n'ubundi urumva iyo ujya kubohora igihugu kiba kiboshywe, kandi uko kubohwa niko kwarimo n'iyo jenoside yategurwaga. N'ibyo nendaga kuvuga, hari ibintu bimwe twabonaga bigaragara ko nibikomeza bizaganisha igihugu ahantu habi. Ujya mwumva bavuga ibintu by'iringaniza mu mashuri, kuvuga ngo ubwoko ubu bungane butya, ubu ngubu n'ubu. Hahandi ujya wumva abantu batanga ubuhamya bavuga ko bahagurutsaga abantu mu mashuri. Uyu munsi niho twatangiye tuvuga ko ashobora kuza umuntu akavuga ati barabeshya, ibyo nta byawe. Noneho jyewe ndabivuga uyu munsi kuko byambayeho inshuro zirenze imwe, kuko buri mwaka iryo barura ryarakorwaga. Iryo bitaga iringaniza? Iringaniza mu mashuri ni ukuvuga ngo hagomba kubaho pourcentage ingana itya y'abahutu, pourcentage ingana itya y'abatutsi, kugira ngo rero bahamye kuko kari byo. Baravugaga ngo yari 50-50 bavuga ko ngo abatutsi ari bake bakabaha percentage ntoya, wenda nka 10 na kangahe ku ijana, ariko nayo byageraga mu mashuri yo hejuru ntabwo yabaga ikihari. Noneho rero uko guhaguruka kwabagaho bagira ngo nyine barebe imibare buzuze amaliste babaga abatutsi muri iki gihe, muri uyu mwaka mu ishuri riniri ribanza ryahanaha bangana gutya, muhaguruke abatutsi, bagahaguruka bakandika, abahutu muhaguruke. Noneho rero akarengana n'abanyeshuri ni ibintu byari byarabagiyemo, aho rero ni naho uruhande rwatangiriye, kuko amateka twigaga icya mbere yari amateka mabi cyane agamije kwangisha abantu abandi. Wamaze guca abantu mibice, wayerekanye ko abatutsi ari babi, barategetse, baradukandamiza, bakora ibi n'ibi, hanyuma ejo waraye wigishije ayo mateka, uri mwarimu, ejo noneho kazana liste ivuga ngo abatutsi nimuhaguruke tubari. Ubwo noneho urumva abandi bose barareba, abandi bavuzweho ko bakomoka ku bantu bakora ibi n'ibi. Iyo politike yabayeho rwose, ntihazagire uhakana ko itabayeho. Na nyuma rero hakomeje kubaho ibindi byerekanaga ko hari ibindi bintu bitegurwa bishobora kuzagirira nabi abantu. Mu butabera jyewe ubwanjye niboneye aho umuntu reka mvuge niba wenda tutinjijemo ibindi bintu, ariko ikirebana n'ubutabera jyewe ubwanjye navuga ubuhamya nzi ku bantu banjye bwite bakorewe ihohoterwa bazira icyo ngicyo. Urumva kuri uko guhora uhagurutswa no kwimwa amashuri n'ibiki, hari ubwo abantu bageragezaga bakaba wenda nk'umupapa yakumvikana n'umutegetsi atari ko wazampaye indangamuntu yanditseho kunuko. Byarakorwaga cyane, byari bizi. Ukaba uri umututsi ugasaba ukitwa umuhutu ariko uri umututsi. Ibyo rero byabaga icyaha gikomeye. Noneho iyo byazaga byakugaragaraga gute bakaza kuvumbura ko indangamuntu ufite ikintu kibi ugambiriye. Nkiraho rero noneho yego nyiraho igihe kimwe abavandimwe banjye bakuru banjye babiri bavukanaga kwa ba data wacu, umwe ni mukuru wanjye wo kwa data wacu, undi mukuru wanjye wo kwa data wacu wundi. Baza guhohoterwa bari ahantu mu kabari, bakubitwa n'abantu bitwaga abakonya. Niba uyu munsi hari abaturuka ibikonya bambabarire, ntabwo mvuze ko ubwo nihe ubukonya ni muri kara gace ka Ruhengeri, ariko babaga barimutse kandi bimuwe n'iyo politike
yo kuvuga ngo mujya aha n'aha hari abatutsi benshi noneho muhature mu baganzi. Bari barafasha abo bantu babimurira aha hantu hitwa Irubungo, hari hatuye ba data wacu ni hano hakurya. Noneho igihe kimwe abo bakuru wanjye babiri bari mu kabari nk'abasore bavuye ahantu barabafundi banywa kagwa, barabahohotera barabakubita. Abo bantu dore babita amazina babonye nyine Nyangarwanda ibintu nk'ibyo. Bukeye baravuga bati tujye kubarega. Bava aho ngaho Irubungo ni hariya Indera za Ndera, baza hano ku Muhima niho brigade yariri. Umva urwo rugendo kwanza, kandi transport nayo yari igoye. Urumva kugira ngo ubone ubutabera ukava Irubungo ukaza kuri brigade ku Muhima. Noneho igihe barimo babakoresha ibyo bitaga interrogatoire, babaza buri wese witwa nde uri iki n'ubwoko barabazaga. Wumve bageze ku bwoko wahohotewe wakubiswe yarazanye nuje kumutangira ubuhamya ko kumubera temwe yuko bamuhohoteye. Uje kumutangira ubuhamya nawe se bari bahuje ubwoko? Ntabwo bari babuhuje ku ndangamuntu, ariko bagombaga kubuhuza kuko bari umwe yavaga indi umwe n'undi kwa se wabo. Ikibazo cyaviriye barabirukana. Urumva bamaze umwe bamaje bati urinda ati ndi umuzigaba ndi umututsi w'umuzigaba. Barandika abaho gukubise ni bande, arabavuga ufite abagabo bo kubihamya ati ndabafite. Harinde avuga amazina ye, mupfaniki arakivuga ati mubwiraze wowe sohoka. Undi araza witwa nde avuga amazina ye. Ageze ku bwoko avuze ati ndi umuhutu w'umuzigaba, ahita areka kwandika ngo ye uri ivuye aha mupfaniki ati tuvinde imwe mwa data wacu. Amufata ati ngwino kera cyane, aramusohora mujyana hanze aho abandi bajanda bitwaga abajandarume bari ngo nimuze munyumvire ibi bintu. Aba bantu bavinda imwe kwa se wabo, ariko umwe ni umuhutu undi ni umututsi. Utangira kubashota za butini. Ibyo bishoboka bite? Urumva yagiye kurega, ariko none habaye umunyacyaha. Muva mwiruke mugende muzagaruke mwaramenye kuvuga na rwa rugendo rwose. Tekereza, urumva aho nkweretse isura y'ubutabera uko yari iteye. Noneho hazamo icyo kintu cyitwa amoko n'abantu bumva ko badakwiye kubona ubutabera, hakazamo ako karengane. Rero aho nibyo byagiye bikura kakababaro n'iki, abantu bakabaho batiyakira mu gihugu, badahabwa uburenganzira bwabo, mu mashuri bavangurwa. Ibyo rero urumva iyo watangiye kuvangura abantu mu bwoko, urumva n'intangiriro za jenoside. Noneho rero itangira ryayo ryo ryarabaye ku mugaragaro, kuko jyewe ubwanjye niboneraga. Nakubwiye ko narindi mu bantu, narindi mu ishyaka rirwanya ubutegetsi. Narebaga rero urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi uburyo ritozwa n'aba Fransa, babajyanaga tureba baburiza amakamyo yitwaga amasiteya. Ibyo byose twarabirebaga, twabaga tuzi, ndetse twari twaranabahimbye amazina tuvuga ngo bariya nabatsembatsemba, bivuga ngo barimo baritoza uburyo bazatsembatsemba. Ijambo rya jenoside ntabwo twarikoreshaga cyane, ntabwo ryari rizwi. Nshaka kumenya muri urwo rubyiruko rwatozwaga ibyo bikorwa byo gutsembatsemba abatutsi, ntago habaga harimo abaturanyi banyu? Babaga barimo cyane. None se iyo bavagayo wenda uko gutozwa, ntago bazaga wenda ngo bababwira bati badutoje ibi n'ibi, wenda ngo bababurire? Reka nguha nk'urugero. Urumva umuntu gutoza, icyambere niba gutoza kwica, arabanza kubwire ko ugomba kwica ari umwanzi wawe. Niyo waba usanzwe ubizi ko atari umwanzi, ariko agerageza kubigushyiramo kugera ku rwego rw'uko wumva ugomba kubikora kugira ngo nawe ubaye intwari. Ni urugero. Nk'urugero nakubwira ko jyewe mu bantu mu gitero cyaje iwacu harimo abo bantu tungana bize twiganye cyangwa bize hasi yanjye, kandi bamwe bari n'abakene. Jyewe imiterere yanjye kera ntabwo najyaga nambara umwenda watangiye guhinduka ukuntu. Mu myaka 18 na abo bantu barimo abo twiganaga najyaga mfata nk'imyenda nkayiha
abo bene wabo cyangwa hari nk'umuntu waje n'interahamwe icyo gihe yari yambaye imyenda yanjye ariko atari yo yasahuye ahubwo ariyo nahaye papa we nahaye se byatumye nabaye nk'umuntu wiyahura ndamubwira ntisha agaciro usanzwe ufite imbere yanjye n'ubu ngubu niko ufite kuko narebye imyenda yambaye nibutse ko ariyo ngewe nakuburiye se kandi akayitwara yishimye ayijyanye noneho umwana murusha ubunyamujyi niko namwita arayiyambarira hanyuma aza kuntera aha ariko ni urugero rukwereka ko twabaga turi nk'abavandimwe urumva ni umuntu wambitse wamuhaye n'ibishyimbo wamuhaye n'ibijumba wamuhaye ibyo akeneye byose kugera no ku mwenda ariko igihe cyo kukwica cyagera bagakoresha nyine inyigisho zimubwira ko uriya atari umuntu mukwiye kubana ukwiye kumwikiza wenda kugira ngo witwarire ibye cyangwa n'umwanzi w'igihugu agatangira akabatwerera ibyo mwakoze cyangwa mugamije kuzakora hari igihuha kivuga ngo bariya nabo buriya inkotanyi zica inyuma zikaza zikabaha imbunda nimutabatanga nabo bazabatanga nguko kuko jenoside yateguwe ni hose rero mu gihugu habaga hari umugambi abitwa ababurugumesitiri bakabishyirwamo bazaga mu nama i Kigali baza bagakoresha abakonseye n'abaresponsable ubwo iyo migambi kabizwi umuntu wenda w'inshuti akaba yakubwira ati shaho ibintu bishobora kubabaho simbiza ariko muzarebaho muhungira akaba yakubwira atyo gusa ariko kubera ko utaruzi ubukana bwabyo ukabuzi ngo wenda muzahangana muzarwana cyangwa se n'umuturanyi wanjye uyu turasangira aza kunsaba umunyu ndawumusaba nta kintu yantwara byaje rero guhinduka nyuma ariko iryo tegurwa ryo ryarabaye tuzakomeza turivuge ibyo twibutse tubivuge nk'ibyo mvuze ni ibintu nirebeye n'amaso yanjye n'abaganzi ndetse nuko ntibuka amazina hari umuntu wo mu bajepe wari umuyobozi bazanye aho tuvuka hari Rwamagana kuko bari bazi ko ngo hatari ubukana jenoside iramutse itangiye idashobora gukorwa neza urumva bafata uwo musirikare w'umujepe wari umuyobozi bamuzana ari cyo kimuzanye ibyo bintu abari bakuru barapererezaga bakamenya ibyo bintu bakanabyandika mu byo twitaga amataragiti nanjye ndi umwe mu bajyaga baha abantu dore murebe ibintu birimo bitegurwa nk'umwana nyine babimpaye batigende ubiha abantu ibyo ni umuteguro wa jenoside wabaye umuntu rero uzavuga ngo abantu bararakaye ngo kuko perezida ngo apfuye ngo bica abandi arabeshya eka wenda nanone twerekeze ku musozo mu by'ukuri urubyiruko turumva ko nirwo rwagize uruhare kandi nanone rwirengagije rwa rubyiruko rugenzi rwarwo ko bagombaga n'ubundi guhera kuri bagenzi babo ko babaga ari bo babari hafi hanyuma muri ayo mateka yose uyu munsi nanone urubyiruko tubona yuko ari rwo ruri gushishikarizwa kuba rwajya mu biganiro kugira ngo ruhavome ubumenyi bw'amateka yaranze u Rwanda uyu munsi ubona by'umwihariko amateka yigishwa nk'uko yakabaye kuba yigishwa wowe nk'umuntu noneho wayabayemo imbere ubona ibi barimo kuko mwebwe nimwenzu z'ibitabo dufite ni mwebwe bo kuduha ubumenyi ku mateka yaranze u Rwanda by'umwihariko mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi ubona amateka muyaduha nk'uko bikwiye nk'uko mwebwe mwayiboneye kuko hari uburyo umuntu yereka undi filime mbese mu kuyatubwira mubona mutwereka filime hari abahanga bagerageza kuyashakashaka kuyasigasira rwose ndetse hari nabo bakora umurimo wo kuyamenyekanisha ntekereza ko ingufu zirimo ntabwo nzigaya ni nyinshi ariko bishobotse ko zongerwa byakorwa kuko ku rundi ruhande hari abandi nabo bashishikariza urubyiruko rwabo
cyane cyane uba wumva nk'aba ngaba bari hanze bahunze ubutabera kugira ngo ubutabera butabakurikirana, nabo barabyara uyu munsi bafite urubyiruko. Ntibashobora rero kugira ubutwari ngo bavuge bati bana bacu twakoze nabi ariko mwebwe oya, ahubwo bavuga ko ibyo bavugwaho babeshyerwa bagahimbirwa n'andi mateka atariyo, kugira ngo ubwo rero bisaba ngo twebwe imbaraga bakoresha twe tuzikuba inshuro nyinshi. Twe tugomba, ni nka bya bindi nyakubahwa perezida wa repubulika ajya avuga ati aho abandi bagenda buhoro twe dukwiriye kuba twiruka, kuko twageze kure cyane, u Rwanda rwacu rwageze kure kubi. Kugira ngo rero tugaruke tugire amateka mazima, dukwiye kwihuta kwiruka aho abandi bagenda buhoro. No muri ayo mateka rero, uburyo bwo kumenyekanisha ukuri kw'ibyabaye kuri jenoside yakorewe abatutsi, imbaraga zikwiye kuba zikoreshwa inshuro nyinshi aho abandi bagenda, tukaba kuba inshuro nyinshi, kuko barahari kandi barahimba amateka y'ibinyoma ashobora no kutugarurira mu bindi bisa nk'ibi. Niyo mpamvu rero dukwiriye gukoresha imbaraga nyinshi. Nari ntangiye mvuga ko nshima imbaraga zikoreshwa, urabona hari na minisiteri baba barahaye izo nshingano kandi barakora rwose neza. Njya mbibona ko mu bigo by'amashuri hari ibikorwa, ariko niba hakiboneka ibintu byo gupfobya, biba bigaragara ko abana iyo batashye mu ngo iwabo babwirwa ibindi bintu bitari byo. Rero nyamuneka abayobozi b'inzego z'ibanze babigira ibyabo, bamenye ibivugirwa muri ya migoroba y'ababyeyi, bishoboka bamenye n'ibivugirwe muhira. Mwarimu yabishobora aramutse akoze akantu kameze nka ankete, ashobora kumenya ibyo umwana yaganirijwe n'umubyeyi. Igihe avuga ya mateka akabona umwana asa nk'utayemera cyangwa azana ibibazo bisa nk'ibiyahakana, ajya amenya ng'ibyo abwirwa iwabo, ntabwo ari byiza. Ntabwo bivuga ngo uhite wataka uwo mubyeyi, ariko wabimenyekanisha mu bashinzwe kumenya amakuru y'ibibera mu gihugu. Umwana runaka njya ndeba atumva neza ibivugwa, ashobora kuba hari ibyo aganirizwa bitari byo iwabo. Ababishinzwe bakagira uburyo babigeraho. Ubwo urumva ubwo ni ubundi buryo bwo kwinjira mu nzego mu buzima bw'umunyarwanda, ku buryo twese twumva ibintu kimwe, kugira ngo dutahirize umugozi umwe, cyane cyane twirinda amahano nk'aya jenoside yabaye itazongera kubaho ukundi. Yego, reka ngushimire ku mwanya waduhaye. Ndagushimiye nanjye. Yego, kandi utugejejeho ikiganiro cyiza. Ngira ngo yaba ari abantu bakuru tubasubije mu mateka, bibuka ibyaranze jenoside n'uburyo yateguwemo, yaba ari abajene nabo baba bakuyemo amasomo, bumvisha uko byagenze kugira ngo itazasubira ukundi, cyane ko yateguriwe mu rubyiruko, yahereye mu rubyiruko, aho watubwiye ko urubyiruko rwabanje gutozwa, rwigishwa ko bagenzi babo ari babi, uko byagenda kose bagomba kubikiza, ndetse utubwira ko no mu mashuri byabaye wo muzi, naho habagamo ibintu byo kubarura ngo uyu ni ubwoko ubu n'ubu, tubu n'ubwoko ubu n'ubu, uyu n'ubu, gutyo bigenda bikura gutyo, jenoside irinda igeraho ishyirwa mu bikorwa. Reka tugushimire rero, tunashimire wowe twabanye kuva kino kiganiro gitangiye kugeza tugeje ku musozo wacyo. Reka tukwibutse kuba wakora subscribe, kandi nimba kino kiganiro hari isomo kigusigiye, wibuke kuba wagisangiza n'abandi, kugira ngo nabo babone kuri ubu butumwa, babone kuri aya mateka yaranze u Rwanda, by'umwihariko mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Reka tubashimire.